tukeneye abantu bafitanye ubusabane na Mwuka Wera. Ubu izi saha yufitanye ubusabane na ubukene bwa mbere ni ugukena umwuka, ni ugukena ubumenyi. Uri kubyumva? Kuko ndagira ngo n'ibindi bibiri bigomba kujyana, wisdom, knowledge, n'ibindi bibiri bigomba kuba biri kumwe. Kuko Umwuka Wera ntabwo azakwigisha uko bacururiza Mateus, hariya hakora ubumenyi. Ntabwo Umwuka Wera azakwigisha uko ujya guteza muri passport ku mupaka, ni ubumenyi. Ubwo ni ubumenyi. Uri kubyumva? Rero abantu ubundi ngiye nemera ko umugabo ari ukuva kugera ni santimetero 20. Aha hari empty waba n'ingurube, hari strong uri umugabo. Kandi buriya hari ibintu bibiri bitagira iherezo. Ikisaraba ni hatatu. Aha mbere ni ku nsengero, aha kabiri ni ku makote y'abapasiteri, yego, aha gatatu ni ku irimbi. Ni ukuvuga ibibazo byinshi 95, reka nivugire, abanyarwanda dufite by'ubujiji babyongejwe n'idini. Niwe mwanzi w'Imana, niwe mwanzi w'igihugu. Yesu we yavuze ku idini, yavuga ati mwebwe abarihagarariye mw'abafarisayo mumeze nk'ibituro bisize ingwa. Uri kubyumva? Buretse nkubaze, ubwigishije ubwo bwamaze gukira rero ubugingo, mbere y'uko ujya mu ijuru uraburya iki? Ikibazo nyine ni nawe uri umushumba, ntabwo wenda gushyira, ariko ndeka nshyire muri rusange. Mwatwigishije kudukuramo ubutunzi, ntimwatwigisha ukuntu bakizwa, mutwigisha ko Imana itanga. Twabigishije kujya mu ijuru, twabigishije kujya mu ijuru, hanyuma turangije turabwira ati rero mu rwego rwo kujya mu ijuru ibyo bintu byose mufite birimo n'ayo mafaranga muyazane, mwikomereze mu ijuru, mwikomereze mu ijuru. Ariko tubahisha tubahisha, uri kubyumva, igihe mutarajyayo icyo mwaba murya. Ubwami bw'ijuru hakaba n'ubwami bw'Imana. Umuntu wese wihutira kujya mu ijuru niwe muswa wa mbere, niwe mukene wa mbere, niwe utazi intego y'Imana. Kuko twasanze ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru ari ingarigari y'Imana. Noneho twebwe Imana yaturemeye kubaka ubwami bw'Imana ku isi. Uri kubyumva? Rero biragusaba ko numara kumenya purpose, intego uriho, uri kubyumva, ugiye kubaka ubwami bw'Imana ku isi, hanyuma igihe uzaba wabwubatse washoje, Imana iguhemba ubwami bw'ijuru. None umuntu ari kwirukankira mu bwami bw'ijuru kubera imiruho na stress byo mu isi, kandi imirimo imujyana muri pasiyo yo kuruhuka ntayo yakoze. Ugiye muri RGB ukabaza amadini afite ubuzima gatozi, wasanga arenze ibihumbi bingahe. Ariko niba abanyarwanda turi miliyoni, tuvuye ko ari 14, sibyo? Ni ukuvuga ngo buri dini nimba ryagabanganya izo miliyoni, tayari abanyabyaha. Iyo tuvuga abapagani, muri iryo abapagani sibyo, cyo tuvuga abanyabyaha. Abapagani ni ijambo rigira iki? Paganus bisobanura umuturage, abaturage. Ahubwo cyo tuvuga abanyabyaha, ni ukuvuga iyaba koko idini ryarahaye abantu ibintu byuzuye bizima, Burarirwa yakabaye yarafunze. Ariko buri munsi imitsingi irazamuka. Kubera ikizamuka kandi abazikonsoma ntabahari. Abantu bavuza hinduru basenga rungana n'urwego rw'ihahamuka ry'ibibazo bafite. Urwego abantu bavuza hinduru bari gusenga rungana n'ihahamuka ry'ibibazo bafite. Abantu ntibasenge, bakore gute ntibasenge? Reka da, urabona hari abantu ujya kumva ari hano, ariko ari kuvuza induru ukagira ngo Imana, Bibiliya iravuga ngo Imana itwegereye kuruta uko imyambaro twambaye itwegereye. Imana yegereye buri muntu uwo ari we wese, ariko ntabwo Imana igiba muri desordre. Buretse nkubaze, urebe kuntu abantu ari injiji. Umuntu agiye mu rusengero abwiye Imana kwaje gusaba amafaranga menshi. Amafaranga menshi inangaye.
yobera bihari, inzira za Yesu zirihori, ziri perfect, zirazwi, bino ibintu biri kiriya, nta manyanga arimo, nta bintu byo guca hirya no hino. Impamvu ryawe yobera habuze umwuka we ko yavuze ko azabigisha. Kandi igitangaje abayoboye amadini ukuri barakuzi. Ngusomere Yohana igice cya 12 ku murongo wa 40, haravuga ngo yabahumye amaso ibanangira imitima ngo be kurebesha amaso bakabwira imitima guhindukira, none imitima yahindukira Uwiteka akayikiza. Ngo kandi bamwe mu bafarisayo ngo barabimenye, ngo ariko kuba kwanga kucibwa mu masinagogi ntibabyerura. Ngewe ndi hano nk'uhagarariye Imana, ngewe ntabwo mbagarariye politiki n'idini, no, nge uri ambasaderi w'ijuru, ngomba kuvuga ukuri completely. Kandi nta kintu na kimwe ngewe nta muntu ntinya, cyakora ndubaha gusa nta bintu. Reka ngusoze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana, wowe dukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose by'ivuga ubutumwa bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose. Hafi na kurero mu bice bitandukanye muherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Reka mwese twizere ko muri amahoro kandi tuboneho no kubaha ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngeze umugisha kandi ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Nubwo tumenye ko Musaraba TV ariko ibyo byose naza kubitwemera ntago biri bube ubwanyu. Netiye kwana muri kano kanya icyo nagusa no kugira ngo tubane utangire natwe kino kiganiro kugeza dusoje, kandi numva kigushimishije kumva urafashijwe, kumva hari icyo ukuyemo, ntubiherane ahubwo ugisangiza n'abandi. Twifuza yuko abantu bose bamenya ukuri ko Yesu yavuze ngo nibamenye ukuri, ukuri niko kuzabatura, kandi ukuri ni Yesu, ukuri ni ijambo ry'Imana. Reka tumuhe ikaze rero, turaguha ikaze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Turishimye ko twakira ku Musaraba TV. Imana ibaho umugisha. Yego. Dusuhuje n'inshuti z'Umusaraba TV aho ziherereye mu bice bitandukanye by'isi, ariko cyane cyane abanyarwanda aho bari mu mpande zitandukanye. Mugira amahoro ya Kristo. Amen. Mboneyeho no kubibwira, nitwa Dusengimana Theophile, ndi umushumba. Nishimiye kuba hano. Imana iduhana umugisha. Amen. Uyu munsi mwabyumvise ko tugiye kuganira n'umushumba n'amavuta. Amen. Umushumba n'umuhesha w'umugisha. Amen. Katubwiye ngo abantu rero biteguye bagiye kwakira umugisha mu izina rya Yesu ibinyujije mu mushumba Theophile. Exactly. Yes. Dushimye Imana rero ko ibiryo bitunga ubugingo bwacu bw'uyu munsi ishinye kubinyuza muri Theophile kugira ngo abitugezeho. Imana ikamubwiye ngo Imana igumumisha bwo kumvira umwuka wera. Nibyo. Byagendaga ariko mbo turashima Imana. Turashima Imana. Tumaze iminsi turi kugenda tuganiriza abantu amagambo y'Imana atandukanye. Ariko uyu munsi ku Musaraba TV, abakunzi bakunda Umusaraba TV, ndashaka kubabwira yuko umugambi w'Imana ni ugukizwa bakize bagakira bakijijwe. Subiramo kantu. Gukizwa bakize, gukizwa bakize bagakira bakijijwe. Bagakira bakijijwe. Ushobora ko ukize ariko udakijijwe, ubwo buke ntacyo bwakumarira. Ntacyo. Kandi ukijijwe udakize, ako gakiza nako karakemangwa. Nibyo biri kwica abakozi b'Imana, bavuga ngo abakozi b'Imana ngo bikubazambya gukora umurimo w'Imana ko urataha ukaburara ntacyo kwambara ufite. Bihurira he no kwica umurimo? Birimo byinshi. Mbere yuko wubaka iyo uva, ugomba kubaka iyo ujya. Ariko nanone reka nkubwire amagambo akomeye. Izi saha hari ubwami bw'ijuru hakaba n'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'ijuru n'ubwami bw'Imana. Yego. Kuba dukurikiye ubwami bw'ijuru, hari icyo bita ingarigari. Ingarigari ni iki? Ni igihe umubyeyi ahaye abana bose iminani akisigaranira
ka kantu kagasigara niko bita ingarigari. Ijambo riravuga ngo ijuru ni iry'Imana, isi Imana yayihaye abantu. Bisobanuye ngo ubwami bw'Imana ni ingarigari y'Imana. Noneho mwebwe kuko Imana yabaremye mu ishusho yayo muri abana b'Imana, umwana w'imbwa n'imbwa, imbeba n'imbeba, umubu ni umubu, umwami ni umwami w'Imana n'Imana, yabahaye umunani witwa ubwami bw'Imana ku isi. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero kugira ngo twubake ubwami bw'Imana ku isi hari materials dukeneye. Yego. Iya mbere rero ni amafaranga. Hari abantu birukanka bajya mu ijuru, ariko ntabwo Imana yabaremeye kujya mu ijuru. Hoya, ahubwo Imana yabaremeye kubaka ubwami bw'Imana ku isi, ikazabahemba ubwami bw'ijuru. Ariko hari abantu usanga birukanka bajya mu bwami bw'Imana bibwira ko bagiye mu gihembo ariko batarakoze. Imana iba mu bwami bw'ijuru. Twebwe turi hano ngo twubake ubwami bw'Imana ku isi, then izaduhemba ijuru, ubwami bw'ijuru. Yego. Rero byaba bigoye kubyina insinzi utarigeze urwana. Icyo ni ikibazo cyaba gikomeye. Ni ikibazo cyaba gikomeye. Kandi bibaho ko umuntu ashobora kubyina insinzi ataragwa akagendera mu kigare cy'abandi. Mu kigare cy'abandi. Urumva? Kuko Bibiliya iravuga ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka mu bwami bw'ijuru bazaka nk'inyenyeri. Izabaha izina. Hari ibintu abarokore kenshi bajya bavuga banaririmba, ariko kumva nta sanse bifite. Kumva ngo nitugera ngo tuzaramukanya ngo amahoro ya Eliya, amahoro Mose, twibukira mu bwami bw'ijuru ntabwo ibyo bizabayo. Bibiliya ivuga ko iby'amaso atigeze abona, iby'amatwi atigeze yumva, ibitarigeze byinjira mu ntekerezo z'umuntu, nibyo Uwiteka abikiye abazajya mu bwami. Ni ukuvuga rero ntabwo wagera mu ijuru utarakirwa ngo utangire uzane akavuyo ko ku isi. Uyisanga Uvuga ibiciro by'ibirayi, no, mu bwami ibyo ntibibayo. Hazakora tekinike ebyiri. Iya mbere, Imana izaguha ibuye ryanditseho izina rishya utazi nawe utazi uyu munsi. Iryo zina rizamenywa nawe urihabwa n'iriguhaye. Yego. Ni ibyo gusa. Ibyo kuvanga abantu bazamenyana, no, tuzaba twambaye indi mibiri itandukanye niyo mu isi. Ibitekerezo bizaba byarahindutse kera. Ubu nitugera mu ijuru ntago nzakura nkumenye. Reka. Kandi iby'amaso atigeze yumva, iby'amaso atigeze yumva, iby'amatwi atigeze yumva, abona. Yego. Urumva? Ibitarigeze byinjira mu ntekerezo z'umuntu nibyo biri mu ijuru. Yego. None se ayo maso iyo umubiri ko nayabonye nasubira mu ijuru, ntabwo Imana yakora ko kavuyo. Hanyuma rero ikindi nashaka kuvuga rero, kugira ngo twubake iyo tujya kuruta iyo tuva, materials ya mbere ni amafaranga. Amafaranga rero kugira ngo uyatunge, principe yo gutunga amafaranga ni ukwemeza ubwonko kutariho kubw'amafaranga, ahubwo amafaranga ariho kubwawe. Ntabwo ndiho kubw'amafaranga, ariko amafaranga ariho kubwawe. Ni ukubyemeza ubwonko. Noneho ukabwira amafaranga akizana kugira ngo uyakoreshe intego. Amafaranga rero aho ngaho, amafaranga zizana gute utakoza, zizana gute? Bisaba iki kugira ngo amafaranga yizane, uyahamagara gute? Icya mbere, wowe ntabwo uriho muri systeme y'amahirwe, uriho muri systeme y'umugisha. Principe y'amahirwe bayashakira inzira, ariko principe y'umugisha wo ubwawe wishakira inzira. Ni ukuvuga rero ikintu cyose ugiye gukora cyahawe umugisha kera, icyo usabwa ni ugutinyuka. Tinyuka urashoboye. Ni ugutinyuka ugatangira nyine, kuko ziri nyanya, bube ubunyobwa, bibe factory, bibe ubucuruzi bw'imodoka, byahawe umugisha kera. Yego. Ijambo umugisha riri mu rurimi rw'ikilatini, igisobanuro ni ukwaturwaho. Imana ikiturema yaduhaye umugisha. Wabyumvise? Yego. Bibiliya iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko. Mushumba, hari abantu muri misi
ni ibintu bimaze kumenyekana avuga ngo abantu b'abakozi b'Imana nibo bindushyi nibo bari kuri tekera yamvugo yaje kuki batabona umugisha ko babyifuza ugasanga abantu b'Imana ateka ryose b'abakozi b'Imana bari ku buribwe n'indi wasabe mu nzu n'umukozi w'Imana n'indi ahubyeyiza n'umukozi w'Imana kubera iki kandi bararemewe umugisha kubera icyo mishuta bageraho aribo bigisha umugisha ugasanga abenshi ugasanga ntibari kumwe n'uwo mugisha kandi bahanura abantu bigasohora. Ngiye kukubwira ijambo riri filozofi. Ubumenyi si urubuto rwera ku kwemera buhumyi. Ni ukuvuga ngo aba bantu bafite karande yo kutamenya itaranto yabo. Uri kubyumva? Agakora atazi itaranto afite, akaba ari kwiruka gusa, kuko ibyo bibaye ariyo taranto ye yakabaye abibonamo umugisha. Ushobora kumuvuga atariyo taranto, akaba umuhanuzi yagombye kujya korora, atariyo taranto ye rwose. Baba ari benshi, baba barayobye rero. Abenshi barayobye. Kandi dusanzwe ngo barayobye, nimba umuntu ashaka kuza akavuga ngo ndi umuhanuzi ako atava ahari yagombye kujya guhinga bikemera. Amahame y'abahanuzi arazwi. Abantu bazasome, abantu bafite wisdom ariko babuze knowledge. Reka nkubwire ikintu. Ushobora gusambana wakiyana Imana ikakugumaho, wakiba Imana ikakugumaho, ariko iyo ubuze ubwenge Imana iraguta. Bibiliya ivuga ko abantu b'Imana bapfuye ariko bazize kutamenya. Ubumenyi, knowledge. Ni ukuvuga rero abantu wabyumvise barahamagawe. Mu gihe ibahamagara itarabatoranya bahita biyijyana. Yego. Nicyo kibazo gihari. Wakagombye kubuza itaranto Imana yarabahamagaye bataritaba ibahamagaye ngo ibatoranye ibatsindishirize, nimara kubatsindishiriza ibaha ubwizi batume bo bahise bituma baragenda. Noneho rero bahura n'umuvumo wo kubisikana n'umugisha. Umugisha winjira basohotse cyangwa bagasohoka umugisha winjiye. Bakwiye kuva ku isoko bakajya ku isoko, Imana ikabamenyesha kandi niba utaramenya itaranto yawe gerageza ukore byinshi. Muri byinshi icyo uzahora ubona kigaruka kenshi kizaba ariyo taranto yawe. Kizaba taranto. None se hari abari guteka umutwe bikabahira ngo tugeze ku itaranto aho hantu, ari kuza akavuga ati ngende umuhanuzi kandi tanga ibyo ngewe nepo ndi umuhanuzi. Kubera ko iby'Imana ari ijambo mujye mukoresha ngo ibintu by'Imana biryo warambirije, warambiwe yagiye. Naho gatari abantu b'abakristo bakunda gukoresha cyane, aba ni abanyantege nke, ngo biryo warambije cyangwa se wihanganye. Katuvuye gutyo biryo wihanganye. Akaza akabona uyu munsi kuyitegereza ntiraza, ejo iratinze, akumva indi jwi ati nyamara buriya ukoze gutya wasarura utarajya kure. Imana ntitinda ntinihuta. Ako kantu gasobanura neza. Imana ntitinda filozofi, dusobanura filozofi neza kugira ngo abantu bayumve neza. Kuvuga ko Imana uteranyije icyo wita gutinda kwayo bingana kurama kwawe, igihe hagereye ubona ari cyo gikwiye. Ndabyumva icyo ndanabyemera. Uri kubyumva? Ariko ubushake bwayo tujye ku bushake bw'Imana. Abajya bavanga ubushake bw'Imana burasharira. Ntabwo ari byo. Ntabwo ubushake bw'Imana busharira, ahubwo inzira ucamo usanga ubushake ninyerera niyigusharirira. Uri kubyumva? None ndi kuvuga nti uyu muntu iyo nzira nyine acamo kugira ngo agere aho ngaho iramushaririye. Sibyo? None atekwa. None ahisemo indi nzira iruhande rwayo iryohereye. Kandi ishobora gukora bikemera, akahita ava muri ya nzira y'ibishare kandi wenda agiye kuzabona ibiramba akajya muri indi biryo ko ndakeka zazibangikanye. Yego, ubundi biraturanye. Ubujiji n'ubwenge biraturanye. Ubuyobe niba utari ubuyobe biraturanye. Biragusaba choice wowe gusa. Noneho uyu muntu ubunyanzira imushaririye ni ndakeka umuntu ababizi ku giti cye.
yego umuntu niwe muyobozi we niwe muyobozi we ko ayigezemo yateka umutwe yari umuhanuzi tubyibuke cyangwa umuvugabutumwa yari umushumba yari umuririmbyi mwiza ubwo ndagiye mu byiciro byose akahita abona ibisa nk'ibisubizo kandi biri kuza uyu muntu turamugarura gute ko yabikoze abishaka kandi ari kuryoherwa yanze kubisharira bimara iminsi hano bavuze ngo birashoboka yuko umuntu yagaruka akava ku isoko akajya ku isoko yego uyu muntu birashoboka ko wamuvana aho hantu kandi kumuryohera kandi abantu bose babona yambaye umwambaro w'umukozi w'Imana ibyo setere fasile reka nkubwire ikintu gikomeye buriya ntukiruke n'isi isi niyiruka gire kureba higana finally bizarangira ikugarutseho kuko irituruna ni ukuvuga rero si igitangaza uri kubyumva bya bintu nubwo bije vuba vuba bije express bizasubirayo express kuko ni nk'uwagiye for example ubu nonaha ugiye kurangura imari ntuyicishe muri Rwanda Revenue uri kubyumva ushobora guhanyanyaza amezi 2 3 4 n'umwaka ushobora gushira ariko wibuke ko iminsi y'igisamba ari 40 bariya abantu rero izi saha urabona baryohewe uri kubyumva ariko rindira isoza ry'ikintu riruta itangira ryacyo amaherezo yabo ubona arayaye uri kubyumva finally abari hureba cyane ni ukwiye kureba iherezo ry'aba bantu ese uwo muntu wavuye mu nzira y'ukuri wavuye muri taraya akajya ahandi abimaranye imyaka ingahe buriya ikinyoma n'ukuri hagerayo ikinyoma mbere ariko y'ukuri kuhaserutse cya kinyoma kirisenya ntawe ugisenya uko niko ibintu byose wabonye mu nzira mbi finally byitera amababa bikaguruka icyo ndakikubwiye bitegereze kuko ibintu byose buryo ujye ubiha igihe tujye tubitega igihe ubitega igihe yego mushumba aha turi mu gisate cy'ivugabutumwa hari abantu bajya bavuga ngo abantu bari gusebya Imana ariko njye sinjya mbyemera ko Imana idaseba sinzi twimanye aho ngaho muri muntu bari gusebya Imana njye nemera ko Imana idaseba ariko turi mu gisate cy'ivugabutumwa cyangwa se cya gospel aho abantu benshi muri iyi minsi basa nk'abazenutswe ibyo bintu bitewe na benshi nanone bantu banze gusharirwa n'ibyo bintu bakajya mu biryohereye n'ibyo biryohereye bagakora ibindi bintu bituma abantu bazinukwa bakava muri mishono Imana yari yabahaye reka mbivuga gutyo yego sibyo bakabivamo ni gute uyu munsi murakora ivugabutumwa ikagira umusaruro ku baryumva bakongera bagakunda ijambo ry'Imana buriya ngushumba ko nibyo buriya ngewe hari ikintu ngira ngo nkubwire buri muntu wese akwiriye kumenya ko hariho Imana hakabaho na Satani yego ni ibintu bibiri noneho ufite choice yego uri kubyumva niba rero izi saha ndagira ngo mbwire abadukurikiye hatagira umuntu uzakora ikosa nk'iryo Eliya yakoze ayo makosa abantu bajya bakunda kuyakora kenshi yego yabwiye Imana ngo nagize ishyaka ry'umurimo ngo kuko abahanuzi bawe Ezeberi nyine yabishe ninjye usigaye ni ngewe usigaye ariko Imana yararebaga uri kubyumva ikabona no mu nda harimo abahanuzi bataravuka no mu bahari nubwo batarava mu bihe ngo bajye mu gihe barahari mu myobo barahari iramubwira ati hari 7,000 bitarapfukamira Bayali rero abadukurikiye icyo nshaka kugira ngo mbabwire bagomba gusiba mu mutwe ibintu ni bibiri nibamenye ko isi iriho imbaraga z'Imana n'imbaraga za Satani noneho icyo bakwiye gukora kuko Imana yabahaye ubwenge wisdom yego uteranyijeho knowledge
nibabigenzure. Bibiliya iravuga ngo ntimugahinyure ibihanurwa ahubwo mubigenzure. ijambo ry'Imana. Kuko ntabwo ipapayi yakeraho umwembe. Yesu kubera ko ibyo byari guteza abantu confusion yarabwiye ati rero ikimenyetso cya nyuma muzabamenyera ku mbuto. Urumva? Yego. Umuntu y'igihugu cyamunomye ngo abe minisitiri w'intebe mu bintu atarajya mu nshingano bagomba kubanza kumutuza ahangana nawe. Wabyumvise? Neza. Bagomba kumutuza ahangana nawe. Ni ukuvuga rero muri Mariko 16:17 haravuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana perimana permanent, ntabwo ari bizagendana. Niba rero umuntu ari umukozi w'Imana agomba guherekezwa na miracle. Uri kubyumva? Cyane hari ibimenyetso bigomba kuba biguherekeje nyine. Nawe se umuntu ari hano aravuga Imana mukamwanya aresikorotse. Yego. Imana ikweretse ko si uw'Imana. Umuntu uyu munsi abantu benshi bafite imyambaro irenze ibiri. Bameze nka Yoshafati nako Ahabu. Iyo myambaro rero, iyo myambaro niyo nakubwiraga iri kuvanga ibyo negatuma abantu bazinukwa. Reka nkubwire icyo barakennye abo bantu bafite confusion. Uri kubyumva? Bafite ikibazo gikomeye cy'ubukene. Uzi ikintu bakennye? Bakennye Holy Spirit, bakennye umwuka wera. Kuko wowe uri umuntu nanjye ndi umuntu 100%. Yesu ajya kugenda yaravuze ngo icyagira icyo reka nkubaze ikibazo. Ari Yesu na mwuka wera umukuru ninde? Ni Yesu. Oya ni umwuka wera se. Ari Yesu na mwuka wera umukuru ninde? Umwuka wera hagariye Yesu. Uvuze ngo ni Yesu wabugikoze. Unavuze ngo ni mwuka wabugikoze. Ariko impamvu Yesu yavuze iri jambo nuko yari ari mu mubiri. Iyo umuntu ari mu mubiri ntiyabera hose icyarimwe. Yari we wagombaga kugaruka ariko akagaruka ari mu mwuka kugira ngo abere hose icyarimwe. Ni ukuvuga rero mwuka wera dusome muri Bibiliya intego ze. Icyambere Simoni wari urubingo, igisobanuro cye cyari urubingo, awuzuye yabaye ibuye. Wabyumvise? Noneho yari umunyabwoba, yatewe ubwoba n'umukozi wo mu rugo. Inshuro 3 yihakana Yesu, ariko awuzuye yarabwirije 3,000. Wabyumvise? Umwuka wera ni wuzururimi Imana yumva. Niyo mpamvu Imana yakoze romize na Yesu. Yesu akora romize na mwuka. Abantu bajya basimbuka inzego banze kugirana ubusabane na mwuka. Betse nkubaze ubu nonaha hari abantu tuboneye no kubwira abanyarwanda bajya bamenya aho bakwiriye kujyana ibibazo byabo. Ufashe ikibazo cya minisante ukijyanye kwa perezida, ufashe ikibazo cyo mu mudugudu ukijyanye mu karere. Uri kubyumva? Izo nzego uzishyire niwe wazishyizeho waviyoye. Ni ukuvuga rero mwuka wera Yesu yaravuze ngo icyagira icyo kibamarira nuko ngenda, nintagenda muzabura umwuka wera, ariko ninyana nzawuwoherereza. Naza icyambere azatsinda bisi. Haleluya. Icya kabiri azabemeza iby'ibyaha. Icya gatatu azenda kuby'Imana ahita bibabwira. Yego. Uri kubyumva? Urumva? Ikindi azabasengera, azabasabira, ababwira ngo abadata. Kuko wowe na mwuka wera na Yesu muri abavandimwe, ariko bo bafite urwego bateye rurutu rwacu rwo kubana n'Imana. Uri kubyumva? Ni ukuvuga rero ibintu byose tugomba kubinyuza kuri mwuka, mwuka akabishyira Yesu, Yesu akabishyira Imana, akabimushyira bitunganyije. Mwuka wera rero niwe ubitaransforma. Reka ngubaze ikintu. Hari umugabo yari afite ibibazo bitatu. Yari afite nyina uhumye, akagira umugore utabyara, akagira n'ikibazo cy'inzara. Ajya gusenga, Imana iramubwira ngo mu bibazo bitatu wazanye hitamo kimwe. Reka nkubaze
wahitamo iki? yari wasaba afite iki? icanye utareba nyina utareba, umugore w'ingumba, nawe ashonje n'umuryango. Imana imubwira ngo nayisabemo kimwe, wasaba iki? mama kuvuga mwuka ahisemo kimwe yari kuba abuze byose, ariko umwuka yari aramubwira ati nubwo unyivumbura ukaba udashaka nkugira inama, iki ntiwagisubiza, ahubwo reka nkugire inama. Bwira Imana ngo Mana, ndashaka kureba mama areba abuzukuru be bari kurira ku masahani ya zahabu. Wabyumvise? ndashaka kureba mama kurira ibiryo ku masahani ya zahabu. wabyumvishe Kumvishe mwuka rero harimo mama ariko agomba guhumuka akareba abuzukuru urubyaro rw'akarubona akabyara bari kurya nyine umukire ko bazajya aho bakize. uri kubyumva? Rero aba bantu bavanga ibintu batazi gutandukanya umukozi w'Imana n'aba Satani. Shitani buri teka akora copy paste y'ibisa n'iby'Imana. Jya muri Egiputa kuva ibice 7 igice cya kangahe, Mose na Aroni binjira kwa Faro batangira gukora ibimenyetso n'ibitangaza nk'uko Uwiteka yabibategetse. Aroni, Mose ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Faro n'abakonikoni. Farawo aravuga ati petit problème, ahamagara abapfumu n'abarozi, barashishura bakora copy paste neza. Ariko difference ya nzoka ya Mose yarasamye ibwira ubuyoka bwose bwo kwa Farawo bwakozwe n'abapfumu, yaravuga ati nta magambo menshi, ngiye kwasama aho mubona umwobo mwijyanemo. Wabyumvise? Tukeneye abantu bafitanye ubusabane na Mwuka Wera. Ubu izi saha yufitanye ubusabane na ubukene bwa mbere ni ugukena umwuka, ni ugukena ubumenyi. Uri kubyumva? Kuko ndagira ngo n'ibindi bibiri bigomba kujyana, wisdom, knowledge, n'ibindi bibiri bigomba kuba biri kumwe. Kuko Umwuka Wera ntabwo azakwigisha uko bacururiza Matewusi, hariya hakora ubumenyi. Ntabwo Umwuka Wera azakwigisha uko ujya guteza muri passport ku mupaka, ni ubumenyi. Ubwo ni ubumenyi. Uri kubyumva? Rero abantu ubundi ngiye nemera ko umugabo ari ukuva kugera ni santimetero 20. Aha hari empty waba n'ingurube, hari strong uri umugabo. Kandi buriya hari ibintu bibiri bitagira iherezo. Icya mbere ni isanzure, icya kabiri ni ubucucu bw'abantu. Ibyo nta herezo bigira. Nta herezo. Ndetse isanzure ryo rishobora kugira iherezo, ariko ubucucu bw'abantu pay attention ni ikintu cyo kwitondera. Rero abo bantu birirwa batuburira bababeshya, buriya reka nkubwire, ishuri ry'Imana n'ishuri ry'igihugu intego ni ukurwanya ubujiji. Noneho imyaka usibira ingana n'ubujiji bukurimo, nta bindi. Iyo ni filozofi iteye ubwoba. Uri kubyumva? Rero icyo nashaka kuvuga, wibuke ko twavuze ko tugomba gukizwa dukize, tugakira dukijije. Nta nubwo bigusaba gukomera ngo ubone gutangira, ni ugutangira ukabona gukomera. Dufate for example itangira ibice 26 ku murongo wa 12, haravuze ngo Isaka biba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibiruta y'inshuro 100. Uwiteka aho umugabo umugisha ubyara ku Isaka b'umukire, kuba umukire bibyara kurushaho bibyara kuba umukire cyane. Abizi imibare ni ukuvuga ngo ibi bintu Isaka yasaruye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Filisitiya yari ifite target kuri Isiraheli yo kwica ejo hazaza ha Isiraheli, kwirandura imyaka yica abana. Uri kubyumva? Isiba n'amasoko. Wabyumvise? Ariko Isaka kuko yari yaravuye muri systeme y'amahirwe, yarinjiye mu mugisha, nta kintu byamutwaye. Aho bashyira impunzi isi yose irahazi, ni ahantu hatera, ni ahantu ku gasi hatagira. Ariko we kuko yari afite umugisha, we yarabibye. Ariko nge hari n'abantu bajya banansetsa, umuntu agashaka gusarura atabibye. Iyo ubibye ubusa usarura ubusa. Isaka amenya taraye, aravuga ati nge ndabiba. Uwo mwaka ibintu yejeje mu gihugu cy'Abafilisitiya, Abafilisitiya bari kubigeraho mu myaka 100. Ni ukuvuga rero Imana ntikererwa, n'uwikerereje iramutegera agaca kubitegeye. So rero birashoboka cyane gukira.
hari umuntu wigeze kubaza Bill Gates ngo wakize ute. Bill Gates avanamo carnet de chèque arambwira ati shyiraho amazina n'umubare ngo usinyire. Uwo muntu atinya amaso y'abantu yanga gusinya, bivuga inshuro 3. arambwira ati nzanira chèque yanjye, arayizinga yishyira mu mufuko. arambwira ngo wambajije uko nakize, ngubwira ko gukira biza kandi bikagenda, ubu byari bije biragiye uzapfa udakize. Urumva kwitinya nta bindi birashoboka. ikibazo mwumvisha ubwo hari abantu bashatse ubumenyi, bigomba kugendana, bashatse umwuka ariko ntibashaka ubumenyi, abandi bashaka ubumenyi ariko ntibashaka umwuka. niyo mbutiyaje turi kuyaduha ni desordre, niyo mbutiyaje. Reka tugushimira inshuti abarimo biteze amatwi muri kano kanya muri kubyumva, birasaba ko twicara tukwiga kuko hano ntago dukeneye ibintu byo gutitira. Reka hano birasobanutse, ahubwo wenda nanagera ku musozo ntabwo turagerayo neza. Ntituragerayo, ntabwo ndagumanye nguvuge no kwijambo neza. Urakoze cyane. Buriya urwego abantu bavuza hinduru basenga rungana n'urwego rw'ihahamuka ry'ibibazo bafite. Urwego abantu bavuza hinduru bari gusenga rungana n'ihahamuka ry'ibibazo bafite. Abantu ntibasenge bakore gute? Ntibasenge reka da. Urabona hari abantu ujya kumva ari hano ariko ari kuvuza induru ukagira ngo Imana, Bibiliya iravuga ngo Imana itwegereye kuruta uko imyambaro twambaye itwegereye. Imana yegereye buri muntu uwo ari we wese, ariko ntabwo Imana igiba muri desordre. Buretse nkubaze urebe ukuntu abantu ari injiji. Umuntu agiye mu rusengero abwiye Imana ko aje gusaba amafaranga menshi. Amafaranga menshi inangaye, amafaranga utazi umubare. ntazi umubare, wayankura umugi na kanyanga. Uri kubyumva? So bivuga ngo rero umuntu agiye gusaba Imana imodoka ariko ntiyigeze ajya mu Kagera ngo akoreshe poroforoma. None niba Imana itumye umugabo w'umukire kuyikugurira, hano tari umugabo w'umukire tubonye wambaye neza cyane, mu kanya baramubona. Urumva sibyo? Uri kubyumva? Yego. None Imana ikabimutumye, uramenya umusaba ngahe kandi utazi igiciro cy'imodoka. Uri kubyumva? Ubundi bujiji abantu bafite, umuntu wese uzabona ajya kuvugana n'Imana akatendinga inama atagira agenda, ujye umufata nk'umuswa. Uri kubyumva cyane? Kuko aho ugeze mu kumenya niho ugera mu kuyobora. Ni ukuvuga rero abantu bafite ubujiji, ariko mu gihe ibyo wize mu ishuri wabyibagiwe usigarana uburezi. Uburezi urabuvana kandi urabuvana he? Burava hehe? Uburezi nicyo kintu usigarana mu gihe ibyo wize mu ishuri wabyibagiwe. Uzarera iki? Ijambo uburezi, ijambo ku munwa. Okay, ngenda byumva. Ubisigana ku munwa gusa, ariko mu mutwe nta kirimo. Uri kubyumva? Reka nkubwire, Imana ikeneye abantu bafite hano. Imana yavuga bakumva, ariko abantu bakomeje kugwiza ubuswa. Ariko ubwo buswa buri kuva ni imyigishirize mibi y'ababigishije batangiye n'abinjiye nabi. Iyo ubwo bumenyi buke ndi kuvuga cyangwa se ubwo buswa buri kuva he? Buva hehe? Ndahagusubiza wivunika. Ubundi ahantu haba imisaraba ni hatatu. Ahambere ni ku nsengero, aha kabiri ni ku makote y'abapasiteri, yego, aha gatatu ni ku irimbi. Ni ukuvuga ibibazo byinshi 95, reka nivugire, abanyarwanda dufite by'ubujiji babyongejwe n'idini. Ibibazo 95 dufite ku bibazo dufite aho turi kwemera ni idini. Idini niwe mwanzi w'Imana, niwe mwanzi w'igihugu. Yesu we yavuze ku idini, yavuga ati mwebwe abarihagarariye mu abafarisayo mumeze nk'ibituro bisize ingwa. Uri kubyumva? Buretse nkubaze, umaze imyaka ingahe ukijijwe? Myinshi. Uvuga nk'ingahe? Nka 10 n'ingahe. Nka 10 n'ingahe?
noneho ubu hari amatorero hano ari guserebura imyaka 75-80 itorero rimaze rihari. Reka dusipoze ko abantu basengera muri iryo torero ari telefone bashize ku muriro, ntabwo iruzura ngo iveho ijye gukora impamvu yagiyemo umuriro. nicyo kibazo dufite. uri kubyumva? wowe ufite abantu mu rusengero 5,000 wabigishije ijambo ry'Imana ry'ukuri, igisigaye niba bamaze kumenya ukuri bagiye gusohoka bapurika uko kuri. iyo ni verse none iri gufitwa hakaye kutwereka ngo muri iyi myaka twakoze ubugingo bumeze gutya. Urumva ubugingo wabwigishije ubwo bwamaze gukira. Rero ubugingo mbere yuko ujya mu ijuru uraburya iki? Ikibazo nyine ni nawe uri umushumba ntabwo wenda gushyira ariko reka nshyire muri rusange. Mwatwigishije kudukuramo ubutunzi, ntimwatwisha ukuntu bakizwa, mutwigisha ko Imana itanga. Twabigishije kujya mu ijuru hanyuma turangije turabwira ati rero mu rwego rwo kujya mu ijuru ibyo bintu byose mufite birimo n'ayo mafaranga muyazane mwikomereze mu ijuru. Ariko tubahisha uri kubyumva igihe mutarajyayo icyo mwaba murya. Kandi nakusobanuriye ko hari ubwami bw'ijuru hakaba n'ubwami bw'Imana. Umuntu wese wihutira kujya mu ijuru niwe muswa wa mbere, niwe mukene wa mbere, niwe utazi intego y'Imana, kuko twasanze ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru ari ingarigari y'Imana. Noneho twebwe Imana yaturemeye kubaka ubwami bw'Imana ku isi. uri kubyumva? Rero biragusaba ko numara kumenya purpose, intego uriho, uri kubyumva, ugiye kubaka ubwami bw'Imana ku isi, hanyuma igihe uzaba wabwubatse washoje Imana iguhemba ubwami bw'ijuru. None umuntu ari kwirukankira mu bwami bw'ijuru kubera imiruho na stress byo mu isi, kandi imirimo imujyana muri paso yo kuruhuka ntayo yakoze. Ariko nyine urasanga nyine hari ahantu habereye ikibazo. Ni idini muri ibyo habereye ikibazo. Ni idini. Yesu yaje gusenya idini ngo yubake itorero. Kuko uyu munsi ukwiriye gutandukanya ibintu bibiri. Njya numva hari abantu bajya babeshya leta ngo amadini n'amatorero, nkibaza ariko nk'aba bantu ibintu byose bigaragara physically ni amadini, nizabrarirwa n'ibiki byose. Umugeni wa Kristo niwe torero, kandi nshobora kuba ndi pasiteri, uri kubyumva, nyoboye idini harimo abageni ariko ntabazi, utari n'umugeni wowe. None ikindi cya kabiri, idini ni umuranga, ariko ushobora kuranga umugeni ukamutekereza byiza ariko umukwe akamwanga bitewe n'impamvu wamuranze n'icyo yashaka. Intego abo abantu babaye abakomisiyoneri bijyana no mu nsengero ngo ahubwo niho hantu hambere hari za mafi. Uri kubyumva? Nakubwiye buretse ngo bazi ikindi, ugiye muri RGB ukabaza amadini afite ubuzima gatozi wasanga arenze 1000 bingahe. Ariko niba abanyarwanda turi miliyoni tuvuye ko ari 14, sibyo? Nukuvuga ngo buri dini nimba ryagabanganya izo miliyoni tayari abanyabyaha. Iyo tuvuga abapagani muri iryo abapagani sibyo, cyo tuvuga abanyabyaha. Abapagani ni ijambo rigira iki? Paganus bisobanura umuturage, abaturage. Ahubwo cyo tuvuga abanyabyaha ni ukuvuga iyaba koko idini ryarahaye abantu ibintu byuzuye bizima, burarirwa yakabaye yarafunze. Ariko buri munsi imitsingi irazamuka. Kubera ikizamuka kandi abazikonsoma ntabahari, kandi ikagumya ivuga ko yungutse. Ni ukuvuga rero ikibazo nawe ugishakaho oya bacyandike muri comment tuzageraho gutaha. Wabyumvise? Icyo ni ikibazo gikomeye mu sherami. Igihe kirageze, Yesu yaravuze ngo haleluya, amen. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri. Uko muzatinda mukora research muzamenya ukuri, nimumenye ukuri kuri kuzababatura mu icyo kidini. Kumva abantu barabeshya, urahari ibintu ntajya nemeranyaho n'amadini ngo ngwere niba bera bitagati
ibintu by'Imana ntabwo ari amayobera gute se nta by'amayobera bihari. Inzira za Yesu zirihori, ziri perfect, zirazwi, ibintu biri clear, nta manyanga arimo, nta bintu byo guca hirya no hino. Impamvu ryawe yiyobera habuze umwuka we ko yavuze ko azabigisha. Kandi igitangaje abayoboye amadini ukuri barakuzi. Ngusomere Yohana igice cya 12 ku murongo wa 40 haravuga ngo yabahumye amaso ibanangira imitima ngo be kurebesha amaso bakabwira imitima guhindukira. None imitima yahindukira Uwiteka akayikiza. Ngo kandi bamwe mu bafarisayo ngo barabimenye ngo ariko kuba kwanga kucibwa mu masinagogi ntibabyerura. Ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo leta izabigenzure neza, ariko mbona iri kubigenzura. Kino kiganiro ikibazo akazi nako bakora uri kubyumva, hari ibidasobanutsemo nabyo byinshi birahari. Erega njyewe ndi hano nk'uhagarariye Imana, njyewe ntabwo mbagarariye politiki n'idini, no, uri ambasaderi w'ijuru, ngomba kuvuga ukuri completely. Kandi nta kintu na kimwe njyewe nta muntu ntinya, cyakora ndubaha gusa nta bindi. Abantu muri iyi minsi ndashaka ko dufatikanya n'abantu bumva wese twafatikanya muri uyu mujyo ukuri abantu babuze, tubigisha ukuri ture ko twagira ubugingo bwa bamwe turamura. Ikibazo ntibagushaka buriya kugira ngo Salomo ajye gusaba ubwenge nibo bwateretse Salomo gusaba ubwenge busaba ubundi bwenge, ubucucu bugasaba ubundi bucucu. Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, abantu bazaba bikunda, ntabwo bazaba bagishaka inyigisho nzima, bazigwiriza abigisha bahanya n'irari ryabo. None se umuntu ateranyije abantu 50 ati ngiye kubahamagarira umuhanuzi ushyushye, ni uranguye ubuyobe. Kuko ratari umukozi w'Imana, hari uw'abadayimoni, nakore misiyo ye nyine hayabacucuri. Turi gusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Umukristo umujyajuru ushaka kujya mu bwami bw'ijuru twazo tuvuga muri iyi minsi igaragara nk'iminsi y'imperuka, iminsi ya nyuma yuzuyemo ubwo buyobe, ugiye kumbaza ngo yakora iki? Akore gute, yitware gute? Icyambere ndeka mvuge kimwe cyonyine, nareke kwemera ahubwo akore research, nta kindi. Kuko 85% y'ibyo abantu bemera ni ibinyoma, ariko ikiruta kwemera ni ukwiga. Abantu nibashakashake nibiga. Bibiliya iranavuga ngo mushakashake kumenya. Urumva Bibiliya iri gukangurira abantu gushakashaka ubumenyi, knowledge. Bibiliya iravuga ijambo rikuru muri Bibiliya rikomeye cyane, iravuga ngo kwizera ni ukumenya. Ni ukuvuga ngo umuntu wese udafite ubumenyi nta kwizera yagira. Nubwo yakwizera. Yakwizera atese? Wakizera ibyo utazi? Mise numva ko no kujya mu ijuru bigoye ku muntu utamenye udashaka kumenya. Ariko se ubundi ijuru iri kuvuga, ijuru ni iki? Ijuru si ahantu, ijuru ni ukuntu. Abantu bajya bavuga ngo Imana yo mu ijuru, nge simbyemera. Kuko itangira bavuga ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Itararema ijuru yabagahe? Ntabwo Imana iba mu ijuru, ahubwo ijuru riba mu Mana. Ibyo tuzabigarukaho. Okay, nashaka kunsoza bwira abadukurikiye. Birashoboka gukizwa, ukize ugakira ukijijwe. Birashoboka. Kuko ibyo mwirukankamo ngo mugiye kujya mu ijuru, hari ibishingwe, hari umutekano, hari sukurufizi, hari pamperisi, hari ubukode bw'inzu. Iyo ni imigozi guhambiriye, ntabwo urayiciye kujya he? Urajya mu ijuru ryande. Rero unguka ubwenge, unguka ubumenyi, nurangiza umenye itarando yawe uyibyaza umusaruro wo gukora. Imana yahaye umugisha ibyo uzakora byose mu gihe watinyutse. Hanyuma ukire, nukira uravana igihugu h'umutwaro, uravana itorero h'umutwaro, urubaka iyo ujya kuruta iyo uva. Dukeneye mu nshirami kugira hari nk'abantu ujya kumva uzi gukora igisirikare imyaka 25 ukazasezererwa uri rushati. Ni ikibazo gikomeye. Hari ababyeyi babyarira hano ku Muhima babura ubwishyu bakaba babitsemo. Nigeze kumva ko First Lady hari abo yishyuriye benshi cyane, benshi
rero iriya ni imirimo ubundi yagakozwe n'idini. Ibi bya 10 abakirisitu birirwa baha abapasiteri, cya 10 ni icya Yesu, kuko Yesu niwe mutambyi mukuru, kandi cya 10 akigabanganya abakene, akigabanganya imfubyi, akigabanganya abapfakazi. Turi hano rero ngo tubwire abantu kuri kukuri. Hari ukuri kwanjye, hakaba ukuri kwa politiki, ariko kuri kamera y'Umusaraba TV ni ukuri kukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuri kw'ijambo ry'Imana. So nabashimira gomeza, mbibutse ko twasomye Itangiriro gice cya 26 ku murongo wa 12, Isaka biba muri icyo gihugu. Intego ni ugukizwa ukize ugakira ukijijwe. Birashoboka rero. Twamaze kubona ko bishoboka. C'est facile. Abantu rero bavuga ko bidashoboka, bavuga ngo abakozi b'Imana iteka ryose ngo abari abakene. Tumenye password yari wayitubwiye, kandi buri wese ari gudukurikira muri kano kanya. Katugushimire. Murakoze cyane. Katugushimire ko tuzaza ko cyo kiganiro ntabwo uburyo kiryoshye nanjye uri hano. Numva twakoze tukakirambura. Kugira ngo bitabarambira katujye duhina dusubukwe ubwo nama episode, kandi ushaka kwiga wese aziga kandi azamenya. Ko yavuze ngo abantu banje barimbutse kubera kubura ubwenge. Icyo nukuri. Ushaka ubwenge wese Imana iracyari kubutanga. Icyo nukuri. Kandi dufite n'abambasaderi mu isi Imana yabyereje bakwegera kugira ngo babafashe muri uwo murimo. Icyo nukuri. Bagiye kibageraho. Reka tugushime tuwe ngo Imana amahoro igumugisha. Asante sana. Mbere ko tukurekura rero, nubwo twatanye tudasinze ku byacu byari byejejwe, uri butange nimero ya telefone kugira ngo n'uwifuza agakeregeshwa harako no wasizemo abe yaguhamagara akuvugishe nurangiza watere uri umutambyi ubatere umugisha w'Imana. Wana mbere yuko nyibaha reka manze mbasaba ikintu. Yego. Hari umuntu wa nomero ya telefone agatekereza ko wenda uyishyizeho kubo kumusaba. Oya, ntabwo ari hano. Oya. Icya kabiri, uzambaza n'ikibazo, azambaza ikibazo tungana. Ariko ntacyo, nzakugenera umwanya ungana n'ikibazo yakubaye. N'icyo umbajije. Ni numva ari igikoma bagihuta isogonda kava mu nzira. So rero ni 0782 30 15 81. 0782 30 15 81. Shobora kuba wumva Icyongereza cyangwa Igifaransa. 0830 15 80. Okay, nibyo. Kadusenge Imana ibaha umugisha. Imana niba erega Imana yabahaye umugisha, ahubwo ni mu ubyaza umusaruro, kuko wowe murawufite kera. Imana yabaremye mufite mwinshi, ahubwo no kubigisha amatarando yanyu uburyo mwabyaza umusaruro. Imana rero ngiye kubasengera, nikore ku maso y'ibitekerezo, umenye tara yawe uyidevelope. Yego. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Bibiliya iravuga ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bigatosa ubutaka bigaha umuhinzi umusaruro, niko ijambo ryawe ridashobora gusubirayo ridakoze icyo ryatumwe. Umunyarwanda utwumvishe wumva Ikinyarwanda umuha umugisha ku isi hose, kandi tuzi ko na tekinoloji ihari ku isi. Hari ushobora kuba interese y'iki kiganiro ariko agashaka abatranslator, uwo nawe uzumva iryo jambo nawe umuha umugisha. By'umwihariko igihugu cyacu giha umugisha n'ubuyobozi bwacyo, itorero ryaba ryo mugeni wa Kristo uri mu ibanga, umuha umugisha, umurikire abashumba bagenzi bacu kugira ngo bahe abantu kuri kukuri. Twirukanye satani y'ubujiji no kutamenya, impano y'ubwenge n'ubumenyi nyakije mu mitima y'abatwumva, mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha.